ugiye gukongezwa, ugenda utwika imirwa, ugenda utwike abantu basenga ku cyumweru. Ese pasiteri wawe yigeze akubwira yuko izo nsengero usengeramo ku cyumweru Uwiteka agiye kuzirimbura? Abantu basenga ku cyumweru rero, umuriro ugiye gukongezwa urimbure buri kimwe cyose kiri mu murwa. Marayika wa gatatu aravuga ngo nimusohoke muri Babuloni, Babuloni nimuyisohokemo kuko igiye gushya, igiye guhinduka umuyonga, nimusohoke muri Babuloni. Marayika wa gatatu aravuga marayika wa gatatu ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8, nimusohoke muri Babuloni, Babuloni nimuyisohokemo kuko igiye kurimbuka, igiye gutwikwa, imirwa bagiye kuyitwika, bagiye kuyisenya bayirimbure. Babuloni, Babuloni nimuyisohokemo. Babuloni ni iyi si igiye gushya irimbuka, igiye gufatwa n'inkongi y'umuriro, abatuye mu murwa, ariko cyane cyane abasenga ku cyumweru. Uwiteka azabarimbura rwose, Uwiteka azabasenya, nta n'ibuye rigeretse ku rindi azabasigira. Umva uko Uwiteka avuga: yewe muntu usenga ku cyumweru, Uwiteka azakurimbura, nta n'ibuye risigaye azagusigira. Uwiteka azakurimbura rwose. Mubonye uko umuriro watse, ugiye waka gahoro gahoro, niko imirwa izakongezwa igatwikwa. Marayika wa kabiri aravuga ngo nimusohoke muri Babuloni kuko igiye gushya, igiye kurimbuka, nimuyisohokemo. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8. Babuloni, Babuloni irarimbutse. Babuloni ivugwa ni iyi si, irarimbutse uhereye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2026 n'umwaka w'ibihumbi 2027. Babuloni irarimbuka, nta n'ibuye rigeretse ku rindi rizasigara. Babuloni, Babuloni, Babuloni we, Babuloni irarimbutse, nimuyisohokemo, nimuyisohokemo. Ese wa muntu usenga ku cyumweru, ese bakubwiye yuko ugiye kurimbuka? Kuki pasiteri wawe atakubwiye yuko aho usengera ugiye kurimbuka? Ese pasiteri wawe yakubwiye yuko yagiranye isezerano ridakuka na Antikristo mu mwaka w'ibihumbi 2017? Ubaze pasiteri wawe, cyangwa se ubaze musenyeri, cyangwa se ubaze bishopu, cyangwa ubaze apotere wawe, umubaze utese koko warabikoze? Wari uzi ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 idini ryawe ryasinyanye isezerano na Papa Francis y'ubufatanye? Hagomba kubaho isoko rimwe, hagomba kubaho ifaranga rimwe, hagomba kubaho n'idini rimwe n'ubutegetsi bumwe bakagendera hamwe, kandi hagomba no kubaho ikiruhuko kimwe. Urabizi ko babisinye mu mwaka w'ibihumbi 2017, amadini yose yari yakoranye agahurira muri Amerika bagasinyanya iryo sezerano. Bakavuga ko ubuprofestanti, bakavuga yuko ibya Martin Luther bikuweho, hagiye kubaho isoko rimwe, ifaranga rimwe, idini rimwe, ubutegetsi bumwe, kandi buri dini ryose rikihuza na leta. Niyo mpamvu Uwiteka yacanye umuriro awucanira ku mutwe wanjye. Uwiteka yacaniye umuriro ku mutwe wanjye, aravuga ngo nzarimbura buri kimwe cyose cyo mu murwa, imirwa nzayisenya isigara ari amatongo, imijyi yanyu nzayirimbura, kuko mwifatanyije na Antikristo mugahindura amategeko yanjye nk'abihorera. Niyo mpamvu nzabakina ku mubyimba ku munsi w'ibyago n'amakuba, nzabaseka, nzabazunguriza umutwe, nzabarimbura, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ngo nzarimbura buri kimwe cyose cyo mu murwa. Iyo mirwa yanyu izarimbuka, ayo mataje yanyu azarimbuka, iyo mijyi yanyu izarimbuka, isigara ari ikidaturwa, isigara ituweho n'inkongoro n'ubucurama, isigara ari umusaka, hazaba amatongo, kuko mwanze amategeko y'Uwiteka. Niyo mpamvu mu mwuka w'ubuhanuzi, cyangwa se mu bitabo by'abahanuzi, Bibiliya iravuga ngo kuko wanze amategeko y'Uwiteka, nanjye nzarimbura imirwa yawe, nzagusenya, nzakurimbura, kandi nzagutanga mu maboko y'ababisha bawe, uzagenda uri imbohe. Amategeko mwemeye, Papa Francis aragira ngo nitwe twahinduye amategeko.
ariko ntabwo ari we wayahinduye. Ubundi amategeko yahinduwe n'umupapa bitaga Papa Silvestre Mutagatifu afatanyije n'umwami Constantine w'i Roma. Nibo bahinduye amategeko, nibo bayahinduye, kuko bafashe itegeko rya kane bararikandagira bararihindura, bakuraho umunsi w'ikiruhuko, bakuraho umunsi wo gusenga, bawukuraho w'isabato y'umunsi wa karindwi, bashyiraho umunsi w'icyumweru, bashyiraho umunsi w'ikigirwamana cy'izuba cy'Iroma mu Butaliyani, bashyiraho umunsi wo kuramya Satani. Yego, ujye mu mateka uzabibona. Niyo mpamvu Uwiteka yambwiye ngo genda ubwire abantu basenga ku cyumweru, ubabwire uti nzacana umuriro ndimbure insengero zabo, nzacana umuriro ndimbure imirwa yabo, nzacana umuriro ndimbure buri kimwe cyose cyo mu murwa. Niyo mpamvu Uwiteka yacaniye umuriro ku mutwe wanjye, ambwira uti genda ubabwire uti nzarimbura buri kimwe cyose cyo mu murwa, kandi ntago nzabababarira. Nzakubita hasi ndimbure kuko mwanze amategeko yanjye. Itegeko rya mbere mukaryica ryaravugaga ngo ntukagire izindi mana uramya. Urajya uramya usenga imana imwe gusa, ariyo ukunda gusa. Ntihakagire niyo yaba ishusho y'umuntu cyangwa se ya marayika, ntuzayikubita imbere. Ariko ubu abantu barayobye itegeko ry'Imana, bararyishe rya mbere. Ubu bamwe barasenga ibishushanyo, abandi barasenga Bikira Mariya yarapfuye, barasenga ifoto ye. Abandi nabo barasenga football, abandi barasenga imiziki, indirimbo z'abadayimoni, abandi barasenga amafilimi, movie zasohotse, abandi barasenga imbyino, kwinezeza n'ibiki. Ni nayo mpamvu marayika wa mbere mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7, marayika wa mbere aravuga ngo mwubahe yaremye ijuru n'isi n'amasoko, muyubahe muyihimbaze. Kuko ntabwo abantu barimo guhimbaza Imana, barimo guhimbaza imipira, barimo guhimbaza football, barimo guhimbaza imikino n'imyidagaduro, barimo guhimbaza ibyishimo, amazu, kunezerwa, barimo guhimbaza abatinganyi, barimo guhimbaza ubusambanyi, barimo guhimbaza imyidagaduro, imikino, football, gufana amakipe, barimo guhimbaza amafilimi yasohotse, za movie zasohotse, barimo guhimbaza indirimbo z'amadayimoni z'abantu bambaye ubusa zigisha ubusambanyi, barimo guhimbaza ibindi bintu. Niyo mpamvu marayika yavuze ngo muramye muhimbaze iyaremye isi n'ijuru n'amasoko n'inyanja. Iyo yaremye isi n'ijuru muyihimbaze, kuko abantu bose ntabwo barimo guhimbaza Imana. Buri muntu arimo guhimbaza ibintu bimunezeza. Muyubahe. Ntabwo abantu barimo kubaha, ntabwo barimo kubaha Imana, ahubwo barimo kuyisebya, barimo kuyituka, barimo kuyibwira nabi. Muyihimbaze muyubahe, ntabwo barimo kuyubaha. Niyo mpamvu nabwiye abantu bari muri Hollywood, ndababwira nti nimutubaha Imana, mwebwe mugiye gutanga awadi, nimutubaha Imana umuriro uraturuka ikuzimu, undi uturuke mu ijuru barimbure, kuko mutayubashye. Kuko marayika wa mbere mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7 aravuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, muramye yaremye ijuru n'amasoko. Mbwira abari muri Hollywood, ndababwira nti nimutubaha Imana mukayituka, umuriro urava mu ijuru batwike ubarimbure. Ibyo bintu nabivuze bitari byaba, narabibabwiye bitari byaba. Uze kureba link ndi buguhe hano muri komanteri, ndaza kuzana link y'icyo kiganiro nyishyire muri komanteri, nawe uze kuyireba, urasanga narabibabwiye bitari byaba. Nabibabwiye nk'uyu munsi umuriro ubyuka utwika abantu mu gitondo muri Hollywood. Nari nabibabwiye, nanababwiye ko umuriro ugiye gucanwa, nk'uko nari nikore, nk'uko uyu muriro Uwiteka yawucaniye ku mutwe wanjye. Nari narabibabwiye bitari byaba, nk'uko umuriro wacaniwe ku mutwe wanjye.
nari narabibabwiye muri Hollywood, umuriro utarabatwika, ndababwira ni nimuramuka mutubashye Imana mukayisebya nimuyihimbaze, umuriro urava ikuzimu batwike, undi uve mu ijuru batwike. Nari narabibabwiye muri Hollywood, nari narabibabwiye bitari byabo. Muze kureba link, muze kureba link. Ndi umuhanuzi uturuka ku Uwiteka Imana, banyita Eliya wa gatatu. Ni Eliya wa gatatu ugomba gutunganya aho Yesu azashinga ibirenge. Ndi ambasaderi w'ijuru, ndi umwambasaderi w'ijuru. Ni Eliya wa gatatu, ni njye uvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko bidatinze Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Nari narabwiye abo muri Hollywood, ndababwira nti nimutubaha Imana ngo muyihimbaze, muri ibyo birori byanyu byo gutanga awadi ku batinganyi, byo gutanga awadi ku bakinnyi b'amafilimi, abaririmbyi, abakomedi, nimutanga awadi muri Hollywood nimuhimbaze Imana cyangwa ngo muyiramye cyangwa ngo muyubahe, umuriro urabatwika. Nibwakiye mu gitondo batangira gutanga awadi. Uwo bahaye awadi ngo Karegeya yabonye awadi, ngo ariko Imana yaremye isanzure yo yabonye 0. Ngo Kalisa yabonye awadi yuko azi gukina filimi, yuko azi kuririmba, yuko azi gukora ubumodo, ngo ariko Imana yaremye isi n'ijuru ibonye 0. Umuriro wahise uturuka ikuzimu, undi uturuka mu ijuru, maze urabarimbura. Ariko nari narababuriye. Ni nayo mpamvu muri iki gitondo Uwiteka acaniye umuriro ku mutwe wanjye, arambwira ati bwira abatuye isi yuko bagiye kurimbuka. Mugiye kurimbuka muri uyu mwaka w'2025, no mu mwaka w'2026, no mu mwaka w'2027. Yesu aze kwima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'2031. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Hajya ngo wowe ngo ntabwo ngo uzavuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, uri pasiteri se cyangwa uri umuhanuzi w'ibinyoma? Ese uturuka ku Mana cyangwa uturuka kwa Satani? Ngo ntabwo uzavuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Hajya ngo barabubabujije mu rusengero rw'iwanyu, ngo ntabwo muzabwigisha ngo mububwire abakirisitu ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Uwiteka azagusenyana n'urusengero rwawe, azarutwika, azaruhindura umusaka niba utazigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ese mw'abakirisitu mwe, mw'abapantekonte mwe, mw'abarokore mwe, mw'abakirisitu mwe, mwebwe mujya gusenga ku cyumweru, mwebwe muzinduka mukajya gusenga ku cyumweru, mwari mubizi yuko kujya gusenga ku cyumweru Imana izabarimbuza umuriro? Wari ubizi wowe ujya gusenga ku cyumweru, ukabyuka mu gitondo ngo ugiye gusenga ku cyumweru, ku munsi w'inyamaswa, ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba, ku munsi wa Satani, ku munsi wo guhimbaza Satani, ku munsi wo gupfukamira Satani, ku cyumweru cy'inyamaswa, ku cyumweru cyazanywe na Constantine n'umwami Silvestre, ku cyumweru cyazanywe n'umwami Constantine w'i Roma n'umupapa witwaga Papa Silvestre Mutagatifu, ko aribo bazanye icyumweru cy'inyamaswa, bagikuye kuri Satani kugira ngo abantu bacyubahe, bagipfukamire, bakiramye. Wari ubizi wa mukirisitu we kuzarimbuka? Ibi se sinabibwiye abantu bo muri Hollywood, baranseka, bampindura umusazi, barambwira ati Lucky warasaze. Ariko njye mbibona mbere bitari byabo, ndi umuhanuzi. Nabibwiye abantu bo muri Hollywood, hari harimo n'abanyarwanda bakeya bumva ikinyarwanda, ndababwira ni nyamara mugiye kurimbuka. Barambwira ku mbuga nkoranyambaga, barambwira ati warasaze, ati ahubwo jya indera baguha ibinini. Ariko umuriro mu gitondo warabatwitse, kandi nababwiye ko mu gitondo umuriro uri bubatwike. Ese koko ndi umusazi cyangwa ndi umuhanuzi? Ni ibintu bibiri. Nimba mbivuga bitari byaba bikaba, ese ndi umusazi cyangwa ndi umuhanuzi? Yego ndi umuhanuzi. Niyo mpamvu Uwiteka agiye kubarimbura. Yemwe bantu basenga ku cyumweru, yemwe bantu basenga ku cyumweru, Uwiteka ntazabasigira ibuye rigeretse ku rindi, azabarimbura rwose, azabasenya, kubera ko muramye icyumweru, muramye ibishushanyo, musenga ikigirwamana cy'izuba. Buri uko ukaraba ku cyumweru ukajya gusenga mu rusengero, jya umenya ko ugiye kuramya ikigirwamana cy'izuba cya Satani. Jya umenya ko ugiye kuramya ikimenyetso cya Satani.
wowe ukaraba mu gitondo ukabyuka ukajya mu rusengero, jya umenya ko ugiye kuramya ikigirwamana cya Satani, jya umenya ko ugiye kuramya ikimenyetso cya Satani, kuko nta bwami bubaho butagira ikimenyetso. Satani afite ikimenyetso. Satani afite ikimenyetso cy'icyumweru. Satani agira ibendera ry'ubutinganyi ririmo amabara atandatu, ariko ugasanga abantu benshi cyane bishimiye idarapo rya Satani ry'ubutinganyi ririmo amabara atandatu. Ugasanga abakinnyi bo mu Bwongereza, abakinnyi bo mu Budage, abakinnyi bo mu Bufaransa, abakinnyi bo muri Esipanye, abakinnyi bo mu Bugereki, ugasanga abakinnyi bo mu Butaliyani, ugasanga abakinnyi bo muri Grèce, ugasanga abakinnyi bo muri Esipanye, ugasanga abakinnyi bo mu Budage, ugasanga abakinnyi bo mu Butaliyani, ugasanga abakinnyi bo mu Bubiligi, ugasanga abakinnyi bo muri Portugal, ugasanga abakinnyi bo muri Ukraine, ugasanga abakinnyi bo muri Turukiya, ugasanga abakinnyi bo mu Buholandi, ugasanga abakinnyi bo muri Brazil, abakinnyi bo muri Argentine, ugasanga abakinnyi bo muri Amerika, ugasanga abakinnyi bo mu bihugu byinshi bitandukanye, yaba ibihugu byo muri Afurika, ibihugu byo muri Aziya, ibihugu byo ku mugabane wa Amerika, ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi, ibihugu byo ku mugabane wa Oceania. Ugasanga abakinnyi bagiye mu kibuga bafashe rya darapo rya Satani ry'amabara atandatu baryambaye ku kuboko. Ese koko ntabwo wari wamenya iryo ni idarapo rya Satani? Uwiteka azakurimburana nayo. Yewe mukinnyi, yewe gapiteni, ufata idarapo rya Satani ukaryambara ku kuboko ririmo amabara atandatu, umuriro uzacanwa, nawe uzatwikwanwa n'abanyabyaha, kuko wazamuye idarapo rya Satani. Satani agira idarapo, agira n'ikimenyetso. Ikimenyetso cya Satani ni icyumweru. Idarapo rya Satani niryo ririho amabara atandatu abatinganyi bakunda kwamamaza, kuko abatinganyi bamamaza Satani, kuko niwe bakorera, ni umwami wabo. Imana nayo igira ikimenyetso. Iyo Mana ariko mvuga ni Imana wowe utigishijwe mu rusengero, kuko wowe bakwigishije gusenga ku cyumweru, bakwigisha kuramya ibishushanyo, kuko iyo Mana we ntabwo uyizi. Iyo Mana rero niyo ngiye kukubwira, igira ikimenyetso, ikanagira n'idarapo, ikanagira n'ubutatu, kuko buriya na Satani nawe agira ubutatu. Yego, Satani agira idarapo, Satani agira ubutatu, Satani agira n'ikimenyetso n'idarapo. Yego, ubutatu bwa Satani. Satani ubwe, umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo, ngubwo butatu bwa Satani. Ubifate mu mutwe ubyandike. Ubutatu bwa Satani ni Satani ubwe nyir'ubwite, akagira n'umuhanuzi w'ibinyoma uyobya abantu ngo bakurikire Satani, ariwe muhanuzi w'ibinyoma, akagira na Antikristo. Ni abantu batatu: Satani, umuhanuzi w'ibinyoma, na Antikristo. Satani akongera akagira n'ikimenyetso, ari cyo ririya darapo abatinganyi bamamaza, idarapo ririmo amabara atandatu. Satani akongera akagira n'ikimenyetso cy'icyumweru. Uriya iyo usenga ku cyumweru ugakaraba rwose, ukagenda mu rusengero ukavuga ati Mana umbabarire, uba urimo kuramya ikigirwamana cy'izuba kiruma mu Butaliyani, uba urimo kuramya Satani. Ariko hari igihe nawe uba utabizi. Rega abigishwa bawe baragushutse, ukagenda rwose wasinze inzoga z'i Babuloni. Rega gusaba abantu batazi, hari igihe wenda sinzi, ariko ubu ubimenye ntabwo uzabikora. Ariko mbere wenda wabikoraga kuko utabizi, wagendaga mu rungabangabo utabizi, wagenderaga mu kigare. Ariko ko ubimenye, ngira ngo ugiye kubyirinda, kuko numenya ukuri nyuma ukagucaho, Uwiteka azakurimbura. Ariko uzamenye ko hari umuhanuzi wabikubwiye. Ubu urabimenye ko gupfukama ku cyumweru ari ugupfukamira ikigirwamana cy'izuba kiruma mu Butaliyani, ikigirwamana cya Satani. Ntubimenye se? Imana nayo igira ubutatu, igira idarapo, ikanagira n'iki, ikanagira n'ikimenyetso.
ubutatu bw'Imana rero, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, ubwo ni ubutatu bw'Imana, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Idarapo rya Satani ni idarapo ry'umweru. Ubundi idarapo ry'umweru rivuza amahoro, imishyikirano, imbabazi, urukundo. Ni nayo mpamvu mu ntambara iyo ubonye urugamba ugiye kurutsindwa uzamura idarapo ry'umweru. Ririya darapo ry'umweru rivuga iki? Rivuga amahoro. Ninde ugira amahoro? Yesu Kristo ni umwami w'amahoro, ni umwami w'amahoro. Ijuru rigira idarapo ry'umweru. Ni nayo mpamvu mu ntambara muzajya mubibona nko mu ntambara z'Uburusiya na Ukraine, iyo abasirikare ba Ukraine batsinzwe banga gupfa bahita bazamura idarapo, kandi iyo uzamuye idarapo nta gupfa, bivuga ikimenyetso cy'Imana. Idarapo ry'umweru ni idarapo ry'Imana. Ni nayo mpamvu mu ntambara iyo uzamuye idarapo ry'umweru batakurasa, kuko uba uvuze uti amahoro ya Kristo. Yego, idarapo ry'umweru, kuko umwami w'abami niwe wera, niwe ukiranuka, niwe mwami ukiranuka. Idarapo ry'umweru rirera, rirakiranuka, nta kizinga kiririho. Niyo mpamvu rero Imana nayo igira idarapo ry'umweru. Imana nanone ikagira ikimenyetso cy'isabato y'umunsi wa karindwi. Ibi bivuga urahita umbwira uti ati ubwo washakaga kudukururira ku isabato, n'ubushake bwawe wayikurikira utayikurikira, ariko uzamenye ko hari umuhanuzi wabikubwiye. Yego, Imana igira ubutatu, Imana Data na Mwana n'Umwuka Wera. Imana nanone ikagira idarapo, kuko nta gihugu rega kitagira idarapo. Imana igira idarapo ry'umweru. Imana nanone igira ikimenyetso, kuko nta gihugu kibaho kitagira ikimenyetso. Ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ni isabato y'umunsi wa karindwi. Twakomeje. Niyo mpamvu nabwiye pasiteri, ndamubwira ni pasiteri, nutegesha ubutumwa bwa marayika wa gatatu, urusengero rwawe ruzarimbuka, urusengero rwawe bazarutwika, marayika azarumenaho ibyago 7. Ejo bundi muri uyu mwaka w'2025 na 2026 na 2027, Uwiteka Imana arasuka inzabya ndwi zo mu Byahishuwe 16, atangira arimbura isi, atangira arimbura abatuye isi, kuko mwakoze ibyaha byinshi murakabya, mwakoze ibyaha byinshi murakabya, mwakoze ubutinganyi bwinshi, mwakoze ubusambanyi bwinshi, mwaramije ibishushanyo byinshi, mwaramije futuboro, mwaramije imiziki y'abadayimoni, mwaramije amafilimi za movi zasohotse, mwarakabije. Niyo mpamvu Uwiteka, nk'uko mwabonye Uwiteka Imana yacaniye umuriro ku mutwe wanjye, niko agiye gucanira umuriro mu nsengero zanyu, akazirimbura zigahinduka umusaka bitewe n'ibyaha byanyu. Ariko pastor warambwiye ngo naguzigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ngo naguzigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu, uririwe nuraye, urapfuye. Warambwiye ngo naguzigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kubera iki se utazabwigisha? Ariko ntabwo nubwo uzi icyo busobanuye. Ese ubundi wabwigisha utazi icyo busobanuye? Reka ngusobanurire ubutumwa bwa marayika wa gatatu, maze uzabwigishe pasiteri we. Reka mbugusobanurire ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kuko ntabwo buzi, ntabwo uzi icyo buvuga. Ese wakwigisha ibyo utazi? Ese wakwigisha ibyo utasobanukiwe? Reka mbigusobanurire. Nuko Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo, reka duhere ku wa 7, haravuga ngo mwubahe Imana. Mwubahe Imana, muyihimbaze, muramye iyaremye isi n'ijuru n'amasoko. Iyo bavuga ngo mwubahe Imana, baba bavuga ngo mwubahe, kuko abantu bo kuri iyi si ntabwo baba barimo kubaha Imana. Niyo mpamvu marayika yababwiraga mwubahe Imana, ni ukuyubaha ukayicira bugufi. Muhimbaze Imana. Nuko marayika yabonaga abantu barimo guhimbaza imiziki, amafilimi, futuboro, indirimbo z'abadayimoni, abatinganyi, ubusambanyi, hari ibintu barimo guhimbaza. Marayika arongera ati muramye yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Kuko Imana, marayika yabonaga nta bantu barimo kuramya Imana, barimo kuramya icyumweru cya Satani. Erega iyo usenga ku cyumweru uba urimo gusenga Satani. Niyo mpamvu marayika yavugaga ati muramye.
yaremye isi n'ijuru n'amasoko. Nuramya icyumweru uzaba urimo kuramya Satani. Ubwo ngo usobanura ubutumwa bwa marayika wa mbere. Marayika wa mbere aravuze ati mwubahe Imana, kuko abantu barimo kubaha abayobozi, bubaha abategetsi, bubaha abakinnyi b'amafilimi, batubaha Imana. Marayika arongera avuga ati muhimbaze Imana. Ni uko marayika yabonaga abantu barimo guhimbaza amafilimi, imiziki, imyidagaduro, imikino, futuboro, muvi zasohotse, indirimbo z'abadayimoni, imbyino, ubutinganyi, ubusambanyi, kwishima, kwinezeza, aribyo barimo guhimbaza. Marayika arongera, ubwo turi kuri marayika wa mbere, muramye yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Ntabwo abantu barimo kuramya Imana, barimo gupfukamira icyumweru. Niyo mpamvu marayika avuze ati muramye yaremye ijuru n'isi n'amasoko. Abantu barimo kuramya icyumweru cyazanywe na Papa Silvestre Mutagatifu afatanyije n'umwami Constantine w'i Roma. Abantu barimo kuramya icyumweru cy'inyamaswa, barimo kuramya Satani. Barimo kuramya Satani, ariko urambwira ngo ntabwo, ngo niba usenga ku cyumweru ngo ntabwo uramya Satani. Buri uko ubyuka ugakaraba ukajya mu rusengero ugasenga, uba urimo kuramya Satani. Iyi ni epizodi ya kangahe? Ni iya gatatu, kuko epizodi ya mbere narayikoze mwarayibonye. Epizodi ya kabiri nayikoze mu Cyongereza, muze kuyireba. Iyi ni epizodi ya gatatu, kandi zose ujye uzikurikirana, ujye uzikurikirana, kuko uyu ni umuburo w'isi yose. Ni nayo mpamvu izi epizodi nzikora mu ndimi ebyiri, nzikora mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Epizodi ya mbere nayisohoye mu Kinyarwanda. Epizodi ya kabiri nanone nyisohora mu Cyongereza, aho yanditse ngo God will kill, punish people Christian worship Sunday in the church. Iyi epizodi ya kabiri niko yitwa. Noneho tugeze kuri epizodi ya gatatu. Pastor, nayo ndimo kukubwira ibya marayika wa mbere, ubwo noneho reka ngusobanurire marayika wa kabiri. Marayika wa kabiri nawe araza, turi mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 8. Ndagira ngo ngusobanurire marayika wa kabiri. Ese wabyigisha utazi uko bisobanura? Ntabwo rega wabyigisha utazi uko bisobanura. Niyo mpamvu ushaka kubigusobanurira Pastor. Rwose mfite agahinda n'umubabaro. Erega ndakurenganya. Urigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu utabuzi? Ese wakigisha ibyo utazi? Erega Imana iramutse kurimbuye yabikurenganyije. Erega se wabimenya ute se utarabyigishijwe, utaranabisobanuriwe, utarabyigishijwe n'umwuka wera, atari uko byiga mu nsengero cyangwa mu mateoloji? Reka mbikwigishe kuko nyobowe n'umwuka wera. Ibyahishuriwe igice 14 umurongo wa 8 niho dusanga marayika wa kabiri. Marayika wa kabiri aravuga ngo iraguye Babuloni, iraguye Babuloni, muyisohokemo. Babuloni yakoze ibiziriko, ishyira hejuru umudugudu ukomeye cyane wahimbazaga ukikakaza. Iraguye Babuloni. Babuloni ivugwa n'iyi, Babuloni ivugwa n'iyi si. Ariko abandi bavuga yuko Babuloni, kubera ko ariho hari icyicaro cya Antikristo hariya i Roma mu Butaliyani, hari Vatikani kwa Papa Francis, bavuga ubundi ko ariyo Babuloni izabanza kugwa. Kuko ni hari ahantu marayika mu Byahishuwe igice cya 16 avuga ngo nzamenera urwabya ku ntebe ya Antikristo. Intebe ya Antikristo rero iri Roma mu Butaliyani hariya kwa Papa Francis. Niyo mpamvu marayika umwe umena ibyago 7 byo mu Byahishuwe 16 abavuga ati nzamenera urwabya ku ntebe ya nyamaswa, nyine ku ntebe ya Antikristo. Ni nayo mpamvu mu Byahishuwe igice cya 17 ku mirongo yo hasi Bibiliya ivuga ngo nzarimbura Vatikani nyitwike, nyikongeshe inkongi y'umuriro, nyirimbure insengero za Kiliziya Gatolika ziri ku isi hose, nazo nzazitwikisha umuriro, nazo nzirimbure ku isi. Ni nayo mpamvu
Yohana yabyanditse mu byahishuwe igice cya 17. Yego niko bivuga yuko Imana izarimbura Kiliziya Gatolika n'insengero zabo ikazirimbura, ikazitwika zigahinduka umusaka. Yego reka mbigusobanurire utaza kuvuga ngo nabivuze bitanditse, biranditse. Nuko tujye mu byahishuwe igice cya 17, tujye ku mirongo 3 ya nyuma. Bibiliya iravuga ngo nuko ba bami 10 bazahindukirana ya nyamaswa bayinyage, bayitwike, irimbuke. Niko byanditswe. Ya nyamaswa ni Kiliziya Gatolika, ni Papa Francis. Nibwo butegetsi bwaturutse mu nyanja hagati mu Burayi mu moko menshi. Urumva kurimbuka kwa Kiliziya Gatolika? Yego niko Bibiliya ivuga. Ba bami 10 bazategekana na ya nyamaswa kumara isaha imwe. Ubu barimo gutegeka, isaha imwe igiye kurangira. Ba bami 10 barimo gutegeka kumara isaha imwe. Ngo nuko ba bami 10 bazategekana na ya nyamaswa kumara isaha imwe. Aba bami 10 rero nibo barimo kuyobora isi. Wenda ushobora kuvuga ngo ese ko tubona Uburusiya burimo kuyobora na Amerika irimo kuyobora, tukabona n'Ubutaliyani, tukabona n'Ubufaransa n'Ubwongereza, abo bami 10 turamenya ari abahe? Ariko wibuke ko bicara ku ntebe imwe. Iyi ntambara nibo bazipanga, n'ubundi aba ari abami 10. Muri Daniel igice cya 11 haravuga ngo nuko ba bami bicara ku ntebe imwe bagapanga intambara. Urebe intambara z'umwami w'ikusi n'uw'ikasikazi. Si abami se bicara ku ntebe imwe bagapanga intambara, bagapanga ibyorezo n'inzara? Umwami w'ikasikazi se si NATO, otani? Umwami w'ikusi se si Uburusiya? Bose nibicara ku ntebe imwe bagapanga intambara. Si nayo mpamvu se ubona ukabona Amerika iravuze ngo igiye gufasha Kongo, noneho ukabona n'Uburusiya nabwo ngo tugiye gufasha Kongo. Ese urumva badakorera hamwe, badasenyera umugozi umwe ngo bagiye gufasha Kongo? Amerika hamwe n'igihugu cy'Uburusiya ngo bagiye gufasha Kongo kurwanya M23. None se urumva badakorera hamwe? Bariya bami bombi bicara ku ntebe imwe. Urebe muri Daniel igice cya 11. Niyo mpamvu bagomba gutegeka kugeza mu mwaka wa 2031. Yesu akaza akima ingoma y'imyaka 1000. Bagomba gutegeka, bagategekera hamwe. Yego. Reka twigarukire rero ibyabaye nibyo byongera bikaba. Kurimbuka kw'isi, amateka yisubiraho. Ni nayo mpamvu umukozi w'Imana Salomo yanditse mu mubwiriza niba ari 3, yaravuze ati nta gishya mu isi y'ijoro. Aya ni umubwiriza igice cya 1. Yego ngo ibyabaye nibyo byongera bikaba. Ubisoma byitondere kuko biri mu bwenge n'ubuhanga. Salomo ati mu mubwiriza ngo nta gishya munsi y'ijoro, kuko ibyabaye nibyo byongera bikaba. Nta gishya koko mu isi y'ijoro? Nta gishya mu isi y'ijuru. Ibyabaye nibyo byongera bikaba rwose. Ibyabaye Sodoma n'i Gomora nibyo byongera bikaba, Imana ikarimbura isi yose nk'uko yarimbuye Sodoma n'i Gomora. Nta gishya mu isi y'ijuru. Ibyabaye ku gihe cya Nowa, isi bakayirimbuza umwuzure ku gihe cya Nowa. Ubu imijyi myinshi yo ku isi igiye kurimbuzwa umwuzure. Imijyi myinshi yo ku isi igiye guhura n'inkangu, serwakira, guhindagurika kw'ikirere, imiyaga y'ishuheri. Imijyi myinshi irimburwe n'amazi. Nta gishya mu isi y'ijuru nk'uko umuhanuzi yabihanuye Salomo mu gitabo cy'umubwiriza. Nta gishya mu isi y'ijuru. Ibyabaye kera nibyo byongera bikaba, amateka arongera akisubiraho. Nk'uko Imana yarimbuje umuriro Sodoma n'i Gomora, niko imijyi irimo kurimbuzwa umuriro. Mwarabibonye muri Hollywood. Nta gishya mu isi y'ijuru. Umuhanuzi Salomo ati mu mubwiriza nta gishya mu isi y'ijuru.
ibyabaye kera nibyo byongera bikaba, amateka arongera akisubiramo. Ibyabaye ku gihe cyo muri Egiputa, ibyabaye ku gihe cy'umwami Farawo wo muri Egiputa na Yozefu. Yozefu abwira bene se, arababwira ati umwami Farawo nababwira ati mutuye he, murava he, mukajya he, muri abahe, mubwire umwami Farawo, mumubwire muti dutuye i Gosheni, turi abahinzi borozi. Kubera iki? Yozefu arongera abwira bene se bavukana, arababwira ngo Yozefu abwira bene se, arababwira ngo umwami Farawo nababwira ngo mutuye hehe, mumubwire muti dutuye i Gosheni, turi abahinzi borozi. Yego, Yozefu yari yabonye inzara y'imyaka 7 igiye kurimbura umurwa, inzara y'imyaka 7 igiye kurimbura Egiputa. Kandi Farawo yari yafashe abaturage bose abakura mu byaro, arimo kubazana akabubakira mu mijyi, akabubakira mu mirwa, kubaka amataje, abantu bose arimo kubarundanya hamwe kugira ngo ya nzara niza ibarimburire hamwe. Yego, noneho Yozefu abona yuko Farawo arimo kurundanya abantu mu mijyi kugira ngo inzara n'ibyorezo ibyorezo, intambara byose bibicire mu mujyi. Noneho kubera ko Yozefu areba kure, abona ko Farawo arimo kutunda abantu abarunda mu mujyi. Noneho Yozefu abwira bene se, arababwira ati rero Farawo mwebwe nabageraho akababaza ati murava he, mukajya he, muri abahe, mumubwire ko muri abanyacyaro b'i Gosheni, muri abahinzi borozi. Icyo gihe Farawo azabareka, ntabwo azabajyana mu mijyi ngo mujye kwicwa n'inzara n'ibyorezo n'intambara n'umuriro no kurimbuka kw'ibyago 7, kuko bizarimbura imijyi n'imirwa n'amataje akomeye. Ni ibyago 7 biri mu Byahishuriwe igice cya 16. Yego, nawe Yozefu arakubwira muri iki gitondo, ndi umuhanuzi uturuka ku Uwiteka Imana, ndi umuhanuzi wasizwe amavuta. Yozefu arakubwira ngo, Yozefu arimo kukubwira ngo umwami Farawo nakubaza ngo utuye hehe, umubwire uti ntuye i Gosheni, ntuye mu byaro by'i Gosheni. Nawe Yozefu arimo kukubwira ngo Farawo nakubwira, Farawo agereranywa n'umuyobozi wawe. Yozefu arimo kukubwira muri iki gitondo, umuyobozi wawe nakubaza ngo utuye hehe, umubwire ko utuye mu byaro iyo kure, umubwire ko uri umuhinzi mworozi, kubera ko imirwa igiye kurimbuka, kuko mwakoze ibyaha byinshi cyane, imirwa igiye kurimbuka isenyuka. Uyu ni umuburo w'isi yose. Ni nayo mpamvu ejo nzakora epizodi ya 4 nkayikora mu Cyongereza kugira ngo n'ab'isi yose babimenye. Nzayikora mu Cyongereza noneho nyiboherereze. Ubu tugeze kuri epizodi ya kangahe? Ya 3. Ejo ninkora epizodi ya 4 nzayikora mu Cyongereza nyoherereze ku isi hose babimenye. Sinigeze niga Icyongereza, ariko Imana irakinyigisha nkakibabwira, kuko rwose ndi umunyantege nkeya, sinize, ndi umuswa. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Sinize, ndi umuswa, ariko hari byinshi mba nzi. Menya ko Hollywood iri bushye mu gitondo itari yashya, kuko ndi umuswa ntacyo nzi. Menya ko Hollywood iri bushye mu gitondo kandi itari yashya, nkabimenya mbere nkabibabwira bitari byaba. Kuko mu gitabo cya Mika ni Marakera 3 aravuga ngo ntacyo nzakora, ntabwo nzajya kurimbura isi nabanje kubibwira intore zanjye zinyubaha ku manywa na nijoro. Ntabwo Imana izajya kurimbura isi itabanje kubibwira umukozi wayo Eliya wa 3. muri Mika 3 igice
igice cya 3:7 haravuga ngo nta kimana izakora itabanje kubihishurira umugaragu wayo uyubaha ku manywa na nijoro. Yego, Imana yaravuze ngo ntago najya kurimbura Sodoma n'i Gomora nabanje kubibwira inshuti yanjye Aburahamu. Ntago Imana yajya kurimbura isi itabanje kubibwira inshuti ye njyewe Eliya wa gatatu. Imana yaravuze ati ntago najya kurimbura isi umwuzure nabanje kubibwira inshuti yanjye Nowa. Ntago Imana yajya kurimbuza isi umwuzure itabanje kubwira inshuti ye Nowa. Imana ntabwo yajya kurimbura Nenewi itabanje kubibwira Yona. Yego, nubwo Nenewi yaje kurimbuka nyuma ariko bari barabonye umuburo. Imana rero igiye kurimbura isi, niyo mpamvu yabanje kubimbwira. Igiye kurimbura isi ihereye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 no mu mwaka w'ibihumbi 2025 no mu mwaka w'ibihumbi 2027. Imana igiye gutangira irimbura isi ariko Imana igiye gutangira irimbura isi irimbura imirwa, irimbura imijyi ikomeye, imijyi ikomeye. Niyo mpamvu nababwiraga nti muve mu mijyi ikomeye mujye gutura mu byaro. Iyo mijyi muyisohokemo, muve mu mataje, muve mu mijyi ikomeye, mujye gutura mu byaro by'i Gosheni, muba abahinzi, muba aborozi, kandi muhindukire rwose, mwihane, mumesere ibishura byanyu mu maraso y'umwana w'intama. Nimumara kwihana, muve mu mijyi, mugende mwiturire mu byaro, mwubake inzu mu byaro, mushinge ibiraro by'inka n'ihene, mworore inkoko, mworore intama, mworore ingurube, mworore, muba abahinzi borozi. Kuko Imana izarimbura isi ihereye mu mirwa. Ibisasu bya kirimbuzi bizarimbura imirwa. Ibisasu bya NATO, otani, ibisasu by'Uburusiya bya Satani kabiri, ugira ngo se bibikiwe iki? Impamvu biriya bisasu bya Satani kabiri batabirasa, uzi icyo bibikiwe? Ese intwaro za kirimbuzi za NATO, otani zibikiwe iki? Ni ugusenya imirwa utuyemo. Ibisasu bya kirimbuzi bigiye kurimbura imirwa utuyemo. Inzara n'ibyorezo bigiye kurimbura imirwa utuyemo. Imyuzure, serwakira, guhindagurika kw'ikirere, imyuzure igiye kurimbura imirwa utuyemo. Ariko kuba unyumvishije, jya gutura mu byaro, uhinge, worore, umesere ibishura byawe mu maraso y'umwana w'intama, wihane, uhindukirire Kristo, uture mu byaro, wumve ijwi ry'Imana n'icyo Imana ikubwira. Uture mu byaro, wubake inzu mu cyaro ariho wibera, worore ihene, worore intama, worore inka, ube umuhinzi mworozi, kandi ugarukire Kristo. Nawe Imana izaguha umugisha rwose, kandi Imana izakugirira neza. Ntabwo Imana izakurimbuza ibyago 7. Wowe jya gutura mu byaro, ntabwo Imana izakurimbura, izakubabarira rwose, kandi izaguha umugisha. Hari benshi rero bifuje nimero zanjye, ni 0785211354. Nimero zanjye za MTN ni 0785221354. Wananyandikira no kuri WhatsApp. Yego, hari benshi bajya bavuga ati se mukozi w'Imana ko dushaka kukoherereza amafaranga ukagura amazi yo kunywa. Okay, niba ushaka kungurira amazi, iyo nimero yanjye ibaruweho amazina Dusabimana Emmanuel. Yego, wenda ari nk'umuntu uri Burayi ku buryo bwa MoneyGram cyangwa se ku buryo bwa Western Union, yanyoherereza amafaranga nta kibazo, kuko iyo nimero yanjye ibaruweho Dusabimana Emmanuel, ndanayishyira no muri commentaire. Yego, kuko Yesu azakubwira ati nari mfite inyota ntiwampa amazi yo kunywa. Ubwo nawe uzahita usubiza Yesu umubwira ati mwami nakubonye ryari ngo nguhe amazi yo kunywa? Mu gihe wanyimaga amazi yo kunywa, ni Yesu uzaba uyimye. Ntuziregurire ijambo. Yesu azakubaza ati nari nshonje ntiwangaburira, nari nambaye ubusa ntiwanyambika, nari mfite inyota ntiwampa amazi yo kunywa. Nawe uzahita umubwira ati mwami se nakubonye ryari ngo nguhe amazi yo kunywa? Mu gihe umuhanuzi Eliya wa gatatu afite inyota, kandi wowe ukaba ufite amazi, ukanga kumpa amazi ngo nyanywe, ni Yesu wimye amazi. Azabiguhora kandi azanabiguhanira. N'ubushake bwawe, ubishaka wampa amazi yo kunywa, utabishaka nta kibazo. Nubishaka telefoni yanjye ngiyo,
ibaruyeho Dusabimana Emmanuel wampa amazi yo kunywa, ariko n'Imana izakurinda ibyago 7. Tuzasubire muri episode ya kangahe, ya 4, ariko nzayishyira mu cyongereza. Amina, Imana iguhe umugisha.